Yes, filime yacu titangiye gutya. Hari umukobwa wazaga wambaye neza, uteye neza. Yavuze ati ese uwaje gukora interview hano ari hehe? Ati boss, uyu musore wicaye hano niwe uri buze kuza mu makora interview. Ati ariko raporo zose uza kuzimpa kandi nizere ko zimeze neza. Ati boss, ibintu byose biri ku murongo nkuko wabinsabye. Ati ibicuruzwa byose by'imodoka nkuko wabimpaye n'amoko yose y'imodoka byose bimeze neza. Ati Clarena, ati mu by'ukuri akazi ndi kuguha ni kenshi ariko wihangane. Ati hataraza umuntu ugufasha biraza kukugora. Ati boss, nta kibazo biteye, ni byiza kuba ndi kugufasha ahubwo bikomeye cyane. Ati ariko nizere ko uyu musore aza guhangana ku isoko ry'umurimo abe azi ibintu. Hano bisa nkaho ari kampani y'imodoka. Tugaruke hano. Umusore yarinjiye ati se mwambabara nkinjira? Ati buretse gatoya. Ati busubiye ndaje nkubwire. Ati murakoze nta kibazo. Ati ndategereza. Umusore bisa nkaho aje mu kazi, aje muri interview. Ashaka akazi. Ati noneho wakwinjira? Ati murakoze cyane. Ati rero tubwire experience ufite kandi uyitubwire vuba. Ati njyewe maze igihe nkora mu bintu by'imodoka no gucuruza imodoka. Ariko ati rero wivuga byinshi. Ati ubwo uwo dukeneye ntabwo ari wowe, dukeneye umuntu udufasha, ntabwo dukeneye umuntu ucuruza imodoka. Ati njye ndabizi neza ko mfite ubumenyi buhagije na experience. Ati ndizera ko mwasomye document zanjye zose. Ati oya, ati ibyo byose nta mwanya dufite wo kubisoma. Ati ahubwo wowe tubwire ushoboye iki? Ati rero nta kibazo, ati njye ndumva bigoye, ariko njyewe naje hano mu mujyi kugira ngo mbone ubumenyi no mu kazi gashyashya. Ubwo rero akazi kose mwampa aha nagakora nta kibazo, n'ikindi gihe bikazantera ishema gukorana namwe. Kobwa yaramajije ati se noneho ibyo twaguha byose wabikora? Ari gukora amasaha arenze, igihe cyose nkubwiye ngo uzumfashe ukaza nkanaguhemba n'amafaranga makeya. Umusore yavuze ati nta kibazo pe, ati nkuko nabivuze ko icyo byantwara cyose, ati njyewe ntabwo ndi hano kubw'amafaranga, ati nshaka experience no kumenya ibindi bikurikira. Ati noneho nta kibazo, ati ejo mu gitondo uzaze akazi urakabonye, ati kandi saa moya zuzuye uzaba uhari, ati kandi uzaze wikwije. Ati murakoze cyane ku mahirwe mumpaye. Umusore hano atsindiye akazi. Ubwo yarabwiye ati rero Julio, ati ejo rero nuza, ati ibyo bintu by'amakaruvati uzabisige, ati n'ibyo bintu by'amakositimu uzabisige, akazi kari hano nako gufasha abantu, ni nk'ikiyede. Ati ibintu by'amakaruvati koko nta kibazo. Hano ni kampani icuruza imodoka. Bakeneye umukozi ubafasha nka assistant. Ntabwo bakeneye umuntu ucuruza imodoka basanzwe ariko kazi kabo n'ubundi. Bose yaraje ati mwaramutse? Ati boss, mwafata ku gakawa? Ati ku gakawa karimo isukari se? So aramubwiye ati nta sukari irimo pe. Ati kandi isukari ni mbi cyane. Ati none ubwo ni iki kuki nta isukari? Ati bitewe n'ukuntu uteye ndabona wiyitaho cyane, bisa nkaho isukari utajya uyinywaho cyane kuko itera kuba wabyibuha. Kandi ndabona wowe uteye neza, ntago ibi bintu byabasaba cyane kuko twashyiramo ibindi bintu bisanzwe byo kugira ngo utanywe ibintu byakozwe n'uruganda. Aka gakawa ni keza cyane. Ati sawa nta kibazo, ariko umenye ko dufite akazi kenshi uyu munsi. Mfite inama uyu munsi na board yanjye cyangwa se na company supervisor. Ati nizere ko ubitegura byose bishyire ku murongo, kandi cya kabiri umenye ko tugomba gukora isoko rihindura imicururize yacu, kandi ibintu byose bize kuba ku murongo. Ati se boss, ati hano ndabona ko mwari mwashyizeho inama yo guhura n'ababyeyi banyu, ati sinzi niba muri buyisubike. Ati nta kibazo,
ati iyo nama yikureho, ibindi byose ubishyire ku murongo. Kandi nizere ko imodoka zose n'abazizana bose biri ku murongo, kandi ushyireho igiciro cyiza kugira ngo tutaza guhomba. So yaramubwiye ati ibintu byose birahari, kandi byose ndi kubikurikirana, ndetse nta kindi kintu nagufasha. Umugore yamubwiye ati ntacyo unzanire sandwich, kandi ndaba ntegereje muri office, kandi ntuze gutinda. Uyu ni boss, ni wa musore wabonye akazi ejo. Bidatinze inama yaratangiye. Ni byiza cyane. Ese n'amafaranga angana iki yinjiye muri company mu mezi 6 ashize? Ndabona harimo difference nini, harimo ikinyuranyo, kuko ndabona amafaranga ari kuboneka cyane, company iri gutera imbere mu mezi 3 yonyine. Ati ni byiza kuba munshimiye muri ubwo buryo, nishimiye kuba nkorera iyi company, kandi hari n'ibintu bishyashya byo guhindura isoko no kuzana imodoka nshyashya. Rero kuba twaraguhisamo nka CEO wa company byari decision nziza, cyangwa se yari amahitamo meza, bitewe n'uko imibare irivugira uburyo ucuruzamo imodoka. Ahubwo yaravuze ati ndabizi neza ko nanjye ibintu byose biba biri ku murongo, ariko rero ntatinze mu magambo, ntabwo nzi impamvu y'iyi nama turimo hano. Ati reka Manuel, rero reka nze tukubwire. Ati tugendeye ku myaka 2 ishize, igihe wazaga muri company yacu, turabizi ko amategeko yacu avuga ko ari umuntu wese uje muri company agomba kuba yitwara neza kandi akurikiza amategeko. Umukobwa yarabusubije ati se none murimo muranyibutsa amategeko? Umugabo yaramubwiye ati rero nka CEO w'iyi company agomba kuba yarashyingiwe, cyangwa se afite umuryango. Ubwo rero ibyo bintu ugomba kubishyira ku murongo bidatinze. Umukobwa yarasetse hano aravuga ati ntabwo nibaze impamvu iyi nama mwayitumizaho kugira ngo murebe irangamimerere yanjye, niba ndi singo cyangwa ndi ingaragu. Tari kuri uribuka ko twaguhaye imyaka 2 kugira ngo icyo kibazo gikemure cyose. Ubwo rero yabasubije ati rero ngiye igihe cyose nari mfite uwo dukundana, byarangiye n'ubundi dushwanye. Ati none rero igihe cyose ukiri ingaragu, tuguhaye amezi 2 kugira ngo ube wakemura icyo kibazo. Siko bimeze. Bitari ibyo rero turagukura ku mwanya wawe, noneho tugusubize hasi mu bandi bakozi basanzwe. Twaguhaye umwaka wose, ibyo bintu ubasha kuba wabikemura. None reka byarakunaniye. Ubwo rero yababwiye ati ngiye natanze ubuzima bwanjye mfasha company, none ibyo bintu byose ni murimo muvuga ko mwanyirukana kubera ntashatse. Narafashe na company nkayimenyekanisha muri Latin America. Ati rero amategeko yacu arakurikizwa, kuko n'abandi bose bakoramo niko bigenda. Rero Manuel, tuguhaye amezi 2 kugira ngo ibyo bibazo bikemuye, ubonye umukunzi unashyingirwa. Company yari ifite itegeko, ntabwo aba CEO ngo udafite famille cyangwa udafite ukiri ingaragu. Ubwo yaje hano niwe CEO. Ati kubera iki ibintu birimo kumbaho, iyi pressure banshyiraho ni y'ibiki Imana yanjye. Umusore hano we ni no stress. Ati boss, ngiye nanjye itegeko nsoma hano, guhera mu 1984 rwose rivuga ko manager wa company agomba kuba afite umuryango. Umusore yaramusomeye kabisa. Tumva nawe turumva byatari ubugoryi se? Ibintu simbyumva neza pe. Tibirashaka kunshingira ku ngufu se? Ati boss mumbabarire kabisa, nanjye ntago mbizi. Kuko ibyo byose bakubazaga nabonaga nawe utabyumva. Umugore yaraje aritunganya hano aravuga ati se kubera iki ibintu byose bimbaho?
njye natangiriye hasi none ubundi ndi CEO wa company. Iyi company rwose ninjye yatumye imenyekana muri Latin America. None barimo baramatiza ngo gushaka ngo nintashaka baranyirukana. Ntabwo byumvikana. Umusore nawe aramurebye ati rero mabuja mumbabarire pe. Ati rero va hano ugende umpamagarire Clarena aze hano. Wenda we yangira inama ya kigabo. Clarena yaraje ati rero boss, ushobora kuba hari umuntu ugomba kurongora rwose mukarongorana cyangwa se mugashakana. Ugomba gushaka umu boyfriend cyangwa ukaraba ex boyfriend wawe. Umubaje yaravuze ati rero ibi ntibishoboka. Kuki ibintu biri kumbaho koko? Clarena yabwiye ati rero agomba kuba twashaka umuntu. Frederico se Frederico ngo ntago bikunda. Frederico ngo twarashwanye ni yari ex we. N'ubundi yakomeje kunesha umutwe. Rero igikurikira mfite igitekerezo hano. Reka dukodesha umugabo. Dukodesha umugabo kandi byose kandi ni ibiki ko ari ubusazi. Tubuse ntago wumva ibintu mubwira. Nyine mu magambo no gukodesha ariko reka dushaka umuntu. Mube nkaho ari umugabo n'umugore ariko bigaragare ko na company ibona ko ari ibyanyabyo. Ariko ukamwishyura. None se Clarena turashaka ngo ndongorane n'umuntu se ntazi. Umuntu tutigeze tumenyana na rimwe. Ntago mbizi pe. Rero urahitamo kuzana umugabo cyangwa se uvanwe ku kazi ka CEO wa company. Noneho Clarena ati ndabyemera noneho. Ahubwo ikibazo se uwo muntu uwo twashakana twashingiranwa ninde? Tuko mfite ikibazo cyo kuba nta n'inshuti nyinshi mfite. Rero ariko biragoye cyane. Clarena ati ibintu ni ibiki koko? Umugore hano afite ikibazo cy'uko agomba gushaka umugabo bitarenze amezi 2. Clarena yatekereje hano. Ati hari ikintu mfite mu mutwe. Yarebye cya gisore hano. Ati ubundi uratekereza ibiki? Ati mwasaze se? Ariko se ntabwo ubona ko uyu musore Julio ibintu byose turi kuvuga abizi. Ni business nyine kandi ibi bintu narabyumva neza. Naraberwa cyane. Umusore yaravuze ati reka ntibishoboka. Ngiye ibi bintu byanjye ntimubinkiremo kandi igisubizo cyanjye ni oya. Ati Julio ariko si we wambwiye ko nakora igishoboka cyose se ngo mbona akazi kanjye. Kanjye nakongera n'umushahara. Ati murakoze ariko ibyo ndabyanze. Ati Julio ati wabitekereza ariko ibintu byose nkubwiye uba ugomba kubikora nka assistant wanjye cyangwa se nk'umuntu umfasha imirimo yanjye yose. Ati mabuja ibyo bintu mbwira rwose ntabwo wabinyumvisha ngo bikunde. Ati Julio ntabwo byumvikana rwose. Ati kubera iki abantu banshyize kuri uyu mwanya ariko bakaba barimo kungora. Kurikire filime biraza gusobanuka uko bigenda. Ati Julio bimeze bite? Ati mbwira niba wabitekerejeho rero. Ati tubwire umwanzuro wafashe. Ati niba ugiye kuba watabara boss wacu. Ati Clarena ibintu murimo kumbaza ni ibintu bindenze. Ibingibi ni nk'umukino ni nk'agakino ibintu biraho bidafatika. Ati Julio tise kuyi ari uburyo bwa business. Urumva ari imikino nyabaki. Tibwo murabona nkeneye amafaranga se ndimo gukora hano kugira ngo nibonere experience. Ariko rero va hano ndabona boss aje.
mwaramutse, ati se wabitekerejeho, tubafashe umwanzuro wuwe? Ati rero nabikurikije, nabitekerejeho, ariko akazi niko kambere. Ati none se ni ibiki urimo kuvuga ko ntabyumva? Umusore yavuze ati ni kuri kondisiyo, ariko icya mbere ugomba kuza mu rugo rwanjye. Ati ibyo urabyumva gute wowe? Ati CEO, ariko wasaze. Ati ngewe ntabwo njya muri karitsiye ziciriritse. Ati nanjye ndumva nshaka kugufasha, ariko birakugora nawe. Ati rero ikindi cya kabiri, tibaze rero kubana n'umuntu nk'uyu, umuntu w'umukene utuye ahantu h'abakene, ngiye nkajya iwe kubayo. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Inzu zirimo ibinyenzi, inzu zimeze nabi, hari ahantu rwose sinahaba. Umusore batangiye kumuca amazi, ntabwo bazi wenda ngo ni aturukahe. Ariko rero byaba byiza n'ubundi ubyemeye, kuko amaherezo akazi kawe n'ubundi baraza kukumanura mu nzego. Ati rero hari indi kondisiyo ya kabiri tugomba kugenderaho. Tugomba kukwereka ababyeyi banjye kugira ngo ibintu byose bibe byanyabyo. Ati byose byo ni ibiki kandi? Ati ariko se Julio, ko turi muri business, wowe wamfasha ngiye nkakwishyura amafaranga, ntabwo dukeneye kujya muri ibyo byakure ngo ibintu ngo bijye kure. Ati none se mabuja, ko ibintu bigomba kugaragara nk'ibyanyabyo, urumva ibyo bintu tuzabikora gute? Ati ba boss bawe bashobora kubona story yose bakabona ni ya nyayo, ibintu byose bikamera neza, nanjye nkakwereka ababyeyi bose bakabona ko ari ibyanyabyo. Ubwo rero nkaba n'inshuti zanjye zikakumenya, kandi ibyo byose ntabwo byatera ikibazo. Ati Clarence, ati ibi bintu, iyi nama wangiriye koko ni gatiki. Ati mana yanjye, ibi bintu biri kumbaho. Umusore we ari serious muri gahunda. Mabuja hano yaravuze ati nta kibazo, rero ndabyemeye. Umusore yaravuze ati rero ufite n'imico y'iwacu, tugomba kuba waza mu rugo iwanjye tukabana. Ati none se ni ibiki ushatse kumbwira? Baremeranyije ko umukobwa agomba kujya he ku musore, bidatinze baraje. Umusore yambwiye ati aha ni mu rugo. Umugore yaratunguwe ati se ntumbwire ko hano iyi nzu ari iyawe? Tisukura haya amafaranga yo kwishyura. Ati nk'abandi bose, ariko ibintu ni ibisanzwe. Amafaranga utanga amafaranga nk'ibisanzwe. Ati se Julio, kari agashara tuguhemba koko niko katuma wishyura inzu nk'iyi ngiyi? Ati uri umubeshyi pe. Umusore yaravuze ati reka, ati ngiye nishyura inzu se? Ati inzu nge ni iyanjye. Umugore yaramumenetse aramuseka cyane, arabwira ati ntunsetse rwose Julio. Ati se inzu ihagaze ibihumbi 200 by'idolari koko wabigura iki? Ati koko uri umubeshyi mukuru cyane. Umusore yaravuga ati ngiye ariko nge nakoze nsevinga igihe kirekire. Rero igihe cyose navugaga ko nzaza mu mujyi hano, navuze nti ngomba gushaka akazu nagura. Ati rero tudatinze mu magambo, hano hari icyumba cyawe, nanjye ndajya mu kindi cyumba gikurikira, ubundi gahunda byose biragenda neza. Ati noneho umpaye icyumba bararagamo, ngiye kujya mu kindi. Ati okay, nta kibazo, byose nta kibazo rwose, ati wanyakira. Umugore yaraje mu nzu y'umusore, yafashe telefone ati Clarence, ese uyu musore ubuzima bwe waba ubuzi? Ko mbona biteye ubwoba, munshakiraho amakuru, uze kumpa amakuru yose kandi uze kucukumbura neza.
abonye umusore ari umukire ahubwo hano avuga ati se ko binteye ikibazo wanshakiye amakuru. Haciyemo ibyumweru bamaze kumenyerana, Karera yababwiye ati mbega ati ndabona ku buryo musa, ati ni couple nziza, ati birasa neza nk'umukobwa n'umuhungu bakundana. Ati nyine ibyumweru 2 bishize ibintu byose byagenze neza. Ati kandi na Julia ni umwana mwiza, yagiye amfasha ibintu byinshi bitandukanye. Karera yababwiye ati boss, ati rone gahunda imeze ite? Ati Julia, ati rero gahunda ni akazi, genda unzanire icyayi. Ati kandi ndakora mu kazi aba ari akazi. Ati boss, ngiye buriya namushakira amakuru menshi cyane, ariko nyine ati nta kintu kibi cye, ibintu byose biragaragara neza. Tuwe igihe cyose yakoze yari umuntu ucuruza imodoka, ari umukomisiyoneri. Ati none se ubuzima bwe bwose urabuzi? Ati ngiye nageze iwe nsanga afite ibintu birenze, ibintu bihenze. Ati imyenda yambara irahenze, ati n'isaha yambara irenze yanjye. Ati ntabwo nizera ukuntu uyu musore ibi bintu yabikora. Ati cyangwa ntabwo ajya twiba se? Ati oya pe, ati uyu musore rwose, uyu musore wiba igicucu. Ati uyu musore nta kintu kibi na kimwe yigeze akora. Ati nta nubwo wakimukekera. Ati ariko ntabwo mbizi, reka turebe wenda nko mu byumweru 2 amaze hano niba uburyo azitwaramo. Ati ariko uriya musore ni mwiza pe, aziteka neza, ati mbese atanga care, atafite inzu nziza kandi nini cyane, ati mba ameze nk'umwamikazi hariya. Ati ndakuvumbesha, ati ndabona utangiye kujya mu rukundo. Ati Clarena, ati wenza naho bugwa ryise, ati umenye ko turi muri business. Ati boss nawe urimo urandambira kabisa. Haciyemo indi minsi, umusore ari hano na boss we. Karena yarinjiye ati Julio, ati baragushaka. Mabuja yaramubwiye ati rero ntago tugikeneye ibintu byinshi, ati nizere ko kontra zose ziri ku murongo. Ati oya Mabuja, ati ntago ari ibyo nashaka kuvuga, ahubwo ni message nanje kubwira Julio. Ati none se nibiki? Ati hari umukobwa ugushaka kuri reception. Ati umukobwa unshaka se? Ati ni umukobwa wo mu cyaro mu rugo iwacu. Reka murebe, nta kibazo ndagaruka. Hano umugore bisa nkaho nawe ashaka kumenya amakuru kuri Julio. Baramukurikiye bucece. Sore yaraje areba umukobwa uje kumusura ahangaha. Ati Gemina, ati bite? Ati Gemina, urimo urakora iki hano? Ati Julio, umeze ute? Ati hashize ntakubona. Ati kandi nanjye nibwo narengeze hano mu mujyi, ndavuga ntereka nze kuba nagusubiza ahangaha. Ati rero ubwo nagereye hano, nibwo bwa mbere ugeze mu mujyi nawe? Ati mbega ko biteye amatsiko cyane. Ati Julio, ati ariko ntabwo natinze cyane. Ati ariko ntabirenze. Ati ntabirenze. Ati none se umeze ute? Igihe cyose umaze mu mujyi bimeze bite? Ati nta kuntu se twajya gusangira agakawa? Ati nta kibazo. Ati nyuma y'amasaha twagenda tugasangira. Ati hano hafi ntacyo bitwaye. Ati ndabona n'amasaha y'akazi arangiye. Ati nta kibazo. Mabuja yaravuze ati kuti uriya musore atagira isoni, ati gute yanse gutya ku kazi? Karara yabwiye ati sirora akazi ntikarangiye. Ati se no kubera iki yansiga hano gutya? Ntabwo abona ko muri gahunda yacu yo guteretana. Mabuja afite nk'atangiye gufuha. Yaraje hano bisa nk'ari mu rugo.
mabuja wacu yinyweraga kawa hano. Ati nyuma na nyuma umusore mwiza aratashye. Ati se bite? Ati se ni gute wansize hariya njyenyine? Ati wibagiwe gahunda yanjye nawe? Umusore aravuze ati none se hari ikibazo? Ntabwo amasaha y'akazi n'ubundi yararangiye, nari ngiye nk'ibisanzwe ngenda ntembera muri karitsiye. Okay, ibyo wakora byose ubwo na kazi yako. Umugore bisa nk'atangiye gufoma. Rero ngiye kubanza najya muri dushe ubundi ibintu byose bikurikirana. Ati wabuzwa n'iki kunanirwa se? Ubwo nyine hari ibyakunanije. Ati se kuki wavuga gutyo? Umugore yamusubije ati kuko bigaragara nyine wagize ibihe byiza n'inshuti yawe ya kera. Umusore aramubwiye ati nyine byari byiza guhura n'inshuti yawe se mukasangira agakawa, hari icyo bitwaye? Ati mfite inshuti nziza, ati nta kibazo. Umugore arimo kuvuga ni mushihano. Umusore aramubwiye ati rero ati nta birenze n'ubundi, ariko byaba byiza nyine ngiye muri dushe kuko ndumva naniwe. Ikindi mubwira rero witegure kuko ejo mu gitondo ababyeyi banjye baraza kudusura kandi n'inshuti zanjye zikumenye. Turambwira iki se n'inshuti zawe utazimbwiye ko ziza kukureba? Umugore harimo agafuhe gake. Ati se ni ukubera iki n'umugore wawe arakaye? Ati shati wa musore yaje nanjye ambwira ibintu bitumvikana. Ati none se murimo muraganira ibijyanye n'iki boss? Ati nyine nanjye namurakariye ariko ntago namubwiye nabi cyane. Ati se boss wagize ishyari se? Wa mukobwa yaragarutse hano. Ati mwaramutse? Ati se Julio yaba ari hano? Ati oya ntawe uhari. Ati yagiye kunzanira sandwich. Ati nta kibazo, namutegereza niba hari ibyo yakuzaniye. Ati none se uramutegereza hano ko hari umukozi wanjye, ibintu byose mutumye arabinkorera. Uri hano yarasetse kukarekana. Ati ntabwo byumvikana. Ati none se Julio ni gute yaba assistant hano? Ati none se umusore nk'uri uciriritse urumva ibyo bintu atari ko kazi ke? Umugore harabwiye ati wimusebya. Ati nubwo ari mushyashya hano ariko wimusebya ushobora kuba utamuzi. Ati okay nta kibazo. Ati ngenda muzi cyane. Ati twakuriye hamwe. Ati kandi nahoze ndi umukobwa we dukundana. Ati yari umukobwa wawe se mukundana? Ati rero uwabaye ex we. Ati kandi ni byiza guhura na ex umusore dukundana. Ati se ni gute Julio yamanutse hasi muri ubu buryo akitesha agaciro muri ubu buryo? Hano batangiye guterana amagambo, umwe afite ifuhe. Ati mabuja, ati narinzanye ka sandwich hano. Ati nose Gemini urimo urakora iki hano? Julio agurikiye kwera ifuhe. Mabuja yamufashe gutya aravuga ati ati se gahunda y'ababyeyi narinzi ko bari buza mu mujyi kutayimbwiye? Ati irahari. Ati turabategereza nyine byose tuze gukora gahunda y'umunsi. Mabuja wacu hano we yaravuze ati ariko ibintu uba uje gukora hano ni ibiki? Kuba waje witura mu mata nk'isaza? Ati Manuela rero ariko se ati sweet wanjye ariko uranshakira iki ku musore dukundana? Ati nta soni ugira? Ati kuri ex we bite? Hano Gemini yabonye umusore akundana na mabuja hano. Ati Manuela rero niwe mukobwa dukundana kandi wowe usigaye uri ex. Yaramushiruye ahita yikubita aragenda. Ariko bite byawe ibintu byose ko wabigize intambara? Ati sandwich yanjye
hano Manuela bisa nkaho uyu musore yatangiye kumufuhira. Bidatinze mu gitondo cya kare mama w'umusore yaraje mu rugo. Manuela nawe ni mwiza, ati bite se amakuru y'iminsi, ariko nakwereka Manuela niwe boss wanjye kandi ni nawe mukobwa dukundana. Ati ni byiza guhura nawe Manuela, nitwa Madelina, nakubonye mu mafoto rwose, ariko amafoto arabeshya pe, ahubwo uri mwiza cyane kurusha amafoto. Ati murakoze cyane. Ati nawe uri mwiza, bisa nkaho rwose uracyari umujene nubwo ushaje. Cyego cyane rwose, twe famiye yacu twiyitaho, niyo mpamvu tuba dusa neza. Umubyeyi w'umusore yaje gusura. Ati muhungu wanjye umeze ute? Ati papa yakuye akurakariye se, kubera ko ufashe umwanzuro wo kuza hano mu mujyi mu dukampani duciriritse, kandi uzi neza ko papa wawe afite icyicaro gikuru cya kampani yacu yagombaga kukiguha. Gore hano Manuela yaratunguwe. Ati se ibyo bya headquarter na kampani ni ibiki? Ati Julio, se ntabwo wababwiye ko papa wawe ari ufite headquarter ya kampani icuruza imodoka hano mu mujyi? Ati ntabwo byari ngombwa, ariko nyine nakoreshaga izina rya kabiri, ntabwo bari kubimenya. Ati se kubera iki ubika amabanga cyane? Ati ndemeranya nawe mama. Ati rero Julio, papa we niwe Harry McLaren. Manuela yarumiwe. Reka tibaze, se bibaho? Ni gute se nyiri McLaren yaza nkamugira umuyede muri kampani yanjye, akaza amfashe utuntu duciriritse, kandi nzi neza ko iriya kampani ari irenze hano ku isi. Niyo mpamvu rero Julio niwe ufite imigabane 20% bya kampani, kandi na 50% yashaka kuyimuha, ariko umusore yarabyanze. Umusore yavuze ati ngiye kubera ko nashaka kwishakira ibyanjye, ntabwo nashakaga impano za papa. Umusore yashaka kwihigira. Ngiye mba nshaka guhera hasi rwose, nkamenya ko ibyanjye ari ibyanjye. Ati muhungu wanjye umva nkubwire, ati papa wawe igihe cyose abakwifuriza ibyiza, ndashaka ko iyi kampani aba ari wowe uyigumana. Manuela yarumiwe cyane, ntarubwo. Ati ni gute naba nicaye muri famiye ya McLaren? Ati ntabwo mbyizera pe. Ati ngiye maze igihe ncuruza ibintu by'imodoka, ariko McLaren company niyo ya mbere hano mu isi kabisa. Ndi n'umufana wayo mukuru cyane, ariko urakoze nta kibazo. Ati cyiza ariko nuko umusore yakagombye kuba utaramuprofise bitewe n'ibyo yabatunze, ariko nanjye mbabwije ukuri, Manuela turi hafi gukora na mariage, kandi vuba. Umusore yamuciye mu ijambo. Ati mbega amakuru meza. Ati nizere ko mugiye kuba mu mwuzukuru. Hano umusore ese abwira mama ko bagiye gukora mariage. Ati se kubera icyo wambaye kubera icyo utambwije ukuri? Ati urabona, bitewe n'uko ibintu byose nyine byaje byihuse, gahunda kwari ukugiye kuguma muri kampani, ariko kubwije ukuri sinzi impamvu ibi byose byabaye. Bisa nkaho ari ukwikunda. Ngiye nitaye kuba ku nyungu zanjye gusa, ariko nanjye ibyabaye byose ntabwo wigeze umpatiriza.
ngiye ninjye wabihisemo kugira ngo dukomezanye ibyo wansabaga, ariko nkubwije ukuri ngiye nishimiye uku kwezi n'igice tumaranye pe. Kuva ngo kwibwira ko ndi umuhungu mukundana, ariko rero winyinisha. Umukobwa arambwira ati nanjye ntakubeshye pe, narishimye cyane. Ati ndakuvumbesha, ati bino ni byiza cyane, ariko ntunyibutse bya bintu bya kera tugitangira, nka cyagiye wa mugore aza kukureba wa ex wawe, ati nagize ishyari numva ndafushye, kandi igihe tumaranye wamfashe neza, wampaye care, kandi ibintu byose nagusabaga warabyemeye, ariko ibyo guhisha ngufuhira byo byarananiye. Ndabibona uburyo ndebamo, iyo urimo untekera, iyo urimo unkorera utuntu twose, ariko iyo bigeze ku kazi birahinduka. Nta kibazo, ndica amande niba hari icyo nakoze nabi kikakubangamira. Umusore aramubwira ati ntakubeshye, ibi byose ntabwo nari nzi ko byambaho, noneho byaba byiza noneho turetse kuba nkaho ibintu tubyigira. Baravuze bati ibintu byose amarangamutima yacu tuyashyire hanze, tureke kwitwara nkaho tudakundana. Byagezeho rero urukundo rurafata. Umusore yavuze ati ni byiza kwerekana amarangamutima yawe, kandi byose ugakurikiza umutimanama wawe. Umusore n'umukobwa byarangiye bakundanye, na filime yacu ndakeka ari uko igenze.